Agahinda n'ishavu birenze urugero byibasiye umuryango wo mu murenge wa Rweru akarere ka Bugesera nyuma y'uko umukobwa we w'imyaka 16 afashe icyemezo cyo kwiyambura ubuzima bikekwa ko byatewe n'amakimbirane yaramaze iminsi hagati yiwe n'abagize umuryango we ku bijyanye no gukoresha telefone. Uti byagenze bite rero? Uyu mwana witwa Uwimana wigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye yaramaze igihe kingana n'icyumweru aba kwa mukuru we. Muri icyo gihe rero ngo yari yamenyereje gukoresha telefone cyane, ndetse ibi bintu byatumye mukuru we atangira kugira impungenge ko bishobora kuzagira ingaruka zikomeye kuri uyu mwana, ku myigire ye ndetse no ku mibereho ye ya buri munsi. Amakuru aturuka mu muryango we rero avuga ko mukuru we yamubujije gukomeza gukoresha telefone uko yishakiye, ariko uwo mwana ntabikozwe. Icyo cyemezo rero cyakurikiwe n'impaka n'ubwumvikane buke hagati yabo kugeza ubwo uyu mwana asubiye iwabo mu rugo. Nubwo yari yagarutse mu muryango rero ngo ikibazo nticyahise gikemuka, mbere yo gushaka igisubizo rero kirambye mukuru we yagiye kuganira na nyina kugira ngo amufashe kubunga ndetse no kumvikanisha impande zombi. Icyakora byaje kugaragara ko na nyina yarigeze kumubuza gukoresha telefone cyane, ariko uyu mwana ngo yari yarinangiye. Ibyo rero byatumye uwo mwana yumva atishimiye imyanzuro aba bamurera bamufatiraga. Umwuka mubi wakomeje kurangwa rero muri uru rugo kugeza ku munsi wakurikiyeho ubwo yafataga icyemezo cyababaje abantu benshi cyo kwiyambura ubuzima. Nk'uko ababyeyi be rero babisobanura, uwo munsi yafashe umushumi wo mu ngofero y'umupira w'imbeho maze ajya inyuma y'urugo agenda nk'ugiye gutembera hafi y'iwabo. Nta muntu ngo wari uzi icyemezo yafashe cyangwa se umugambi mubi afite. Nyina yavuze ko nta kintu cyari cyamugaragarije ko uwo mwana ashobora gufata icyemezo nk'icyo gikomeye, cyane yuko mu myaka 16 yari amaze amurera yari amwiziye neza ko atakora ibintu nk'ibyo. Yagize ati rero yari umwana mukuru, sinari kumukurikira ngo mubaze ngo agiye hehe kuko numvaga agiye hafi ari buhite agaruka kandi nta kibazo cyari gihari. Hashize rero amasaha make ku mugoroba abana bari bavuye gushakira amatungo ubwatsi bataha bavuga ko babonye umuntu umanitse mu giti. Icyo gihe rero abantu bahise bihutira kujya kureba uwo muntu umanitse mu giti uwo ari we kugira ngo bamenye icyabiteye. Ibyo babonye rero byahise bihindura amarangamutima y'umuryango wose kuko basanze uwo wari umanitse mu giti ari umukobwa wari waburiwe irengero kuva mu masaha y'ikigoroba. Nyina rero yongeye gusobanura ko uko ayo makuru yayakiriye agira ati, baransubiza bati hano hari umwana uri kunanaba mu giti kandi uwo mwana ni uwawe. Ubwo ndagenda rero nsanga kuko umwana wanjye yimanitse mu giti, yazanye urufuzi rwinshi, mbese ibye byarangiye. Nyuma yo kumusanga yamaze kwitaba Imana rero inzego zibishinzwe zahise zitabara umurambo wajyanywe rero ku bitaro kugira ngo hakorwe isuzuma rigamije kumenya neza icyateye urupfu rw'uyu mwana no kuzuza ibisabwa n'amategeko. Iyi nkuru rero yongeye gukangurira imiryango, amashuri n'abashinzwe uburere gukomeza kuganira n'abana ku bibazo bahura nabyo, cyane cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga n'ubuzima bwo mu mutwe. Abahanga rero mu mitekerereze y'abana bakunze kugaragaza ko igihe umwana agaragaza umujinya ukabije cyangwa se agahinda gakomeye nyuma y'igihano cyangwa se amakimbirane, aba akeneye kuganirizwa no gufashwa kugira ngo adafata imyanzuro ishobora kumugiraho ingaruka zikomeye. Abaturage bo mu murenge wa Rweru rero bavuga ko uru rupfu rwabatunguye kandi rubasigiye isomo rikomeye cyane ryo gukomeza gukurikiranira hafi abana babo, imibereho n'amarangamutima y'abana babo, cyane cyane mu gihe baba bahanganye n'ibibazo bibaremereye mu mutima. Ni ukuvuga ngo rero iyi nkuru ikintu abantu benshi igiye kutwigisha ni uko umwana warakaye cyangwa se umwana wafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiye ntabwo ngiye kumvikana n'ababyeyi banjye ku cyemezo iki n'iki ngiki, uwo mwana ukwiye kuba abantu bamuba hafi. Ntabwo umwana uba ukwiye kumuterana ngo ntigende umujinya urashira n'ubundi ngo biragenda bitya. Ntabwo ibyo bintu ukwiye kubikora. Mu by'ukuri umuryango nyarwanda ntabwo ibintu ari byo. Reka mbabwize ukuri, buriya ubuzima bw'abana benshi bwangirika bitewe n'ababyeyi cyangwa se bwangirika bitewe n'ababarera umunsi ku wundi, kubera ko umwana utitaweho, umwana utaganirijwe, umwana uteretswe urukundo, ni wa mwana uzagenda ugasanga yavuyemo ikihebe. Ni nabo bari kugenda biyahura muri ino minsi, kuko nko mu mwaka ushize twabonye
abimanika kuri etaje yo kwa Makuza hariya mu mujyi, n'abandi benshi bagenda bakora ibikorwa ubona yuko bibaganisha habi, kandi byose byatewe n'amakimbirane yo mu muryango. Urabona nk'iki kibazo cyari ikibazo cyoroshye cyane, ariko kubera amarangamutima y'umwana nayo ari hafi cyane kandi nayo yoroshye, byahise bituma afata iki cyemezo. Ariko nanone tukavuga duti iki cyemezo cyo kuba umwana yafata icyemezo cyo kwiyahura yabibonye hehe, yabyigiye hehe, ni gute yavuze ati njye ninjya mu giti nkimanika birahita birangira? Iyi nkuru njye ubwanjye uri kwivuga ahangaha yambabaje, niyo mpamvu mfashe umwanya wo kuyisesengura kugira ngo twumve neza impamvu ishobora kuba yateye ibi bintu cyangwa se ahantu byavuye. Ni ukuvuga ngo uyu mwana afite imyaka 16 gusa, ari mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Ni ukuvuga ngo yari umukobwa utangiye kumenya ubwenge, noneho muri uko kumenya ubwenge agatangira kugira amatsiko ibintu byinshi birimo n'isi yo hanze n'imibereho yo hanze. Uyu mwana rero mu gihe aticajwe ngo aganirizwe, yerekwe ikibi n'icyiza, cyane ko ababyeyi murabizi, ababyeyi b'Abanyarwanda, aho kugira ngo akuganirize akwereka ikibi n'icyiza, ikintu we ahita akora kugukubita no kukubwira nabi no kukuka inabi. Nk'uwo mwana bashobora kuba bataramusobanuriraga impamvu neza yo kumubuza gukoresha telefone. Kutamusobanurira iyo mpamvu bigatuma nawe agira amatsiko, ariko akavuga ati kuba banyima telefone ni uko banyanga, ariko we atazi impamvu nyayo. Kutamenya impamvu rero ni kwa kundi kutaba inshuti n'ababyeyi, kutumvikana n'ababyeyi, n'ubundi urumva ko byara amakimbirane kuva kwa mukuru we nawe navuga utazi kurera, kugera ku babyeyi be nabo batazi kurera. Kuko umwana iyo ageze aho afite icyemezo cyo kwiyahura cyangwa se cyo kwiyambura ubuzima, nuko aba yabuze umuntu umwumva, aba yabuze umuntu wumva agahinda ke. Ndumva ko umwana w'imyaka 16, umwana wemerewe gufata indangamuntu, ndumva telefone atari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo pe, ntabwo ari ikibazo cyakwiye gutuma yiyambura ubuzima. Ariko again, mutekereze ku bintu byabaye mbere y'uko uyu mwana ajya gufata iki cyemezo. Agahinda yari afite mu mutima, kutabasha kumvwa n'ababyeyi, kutabasha gusambana n'ababyeyi be, muri make yarageze hamwe yumva nta kintu avuze. Ariko nanone bikatwereka yuko haracyari urugendo rurerure mu mirire y'abana cyangwa se mu muryango muri rusange, kuko ibi byose bihera mu muryango. Amakimbirane, ibintu bibi byose, ni ukuvuga umuryango niwo base y'igihugu, kandi ibi bintu si ubwa mbere mbivuze. Umuryango niwo base y'igihugu. Niba umuryango utameze neza, nta kindi kintu gishobora kumera neza muri ubu buzima, kuko mu muryango niho hava abayobozi, niho hava ibintu byinshi cyane, niho hava ibi byose tubona, niho hava urukundo, niho hava amakimbirane, niho hava ubuyobozi, niho hava ibintu byose. Ubundi ibintu byose byubakiye mu muryango. Umuryango ni ishingiro ry'igihugu. Iyo umuryango umeze nabi, igihugu kiba kimeze nabi. Reka mbashimire rero mwese mwakoze subscribe, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi, mu makuru ya buri munsi agezweho, ndetse n'ubusesenguzi bukurikira ayo makuru nyuma. Kandi ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.